Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo bukomeza. Ikibazo cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Buri buke hakaba inama rusange ya 15 y'umuryango w'abibumbye, UNAR, RADER, ndetse n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bagejeje ikibazo n'ibyifuzo kuri komisiyo ishinzwe kwiga ku iterambere ry'u Rwanda n'u Burundi. Mu byo bifuzaga harimo ko ubuyobozi bw'Ububiligi bwari bufite mu Rwanda bwamburwa maze bugashyirwa mu maboko y'umuryango w'abibumbye, gukura abasirikare b'Ababiligi mu gihugu bagasimburwa n'ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye, umwami akareka gufungishwa ijisho ndetse n'abafunzwe bose bazira ibya politiki bagafungurwa nta kindi gisabwe. Amashyaka yari ashyigikiwe n'ubutegetsi bw'Ababiligi yanze ibyo byifuzo byose uko byakabaye. Icyakora nyuma y'inama y'umuryango w'abibumbye hafatwa ibyemezo bikurikira, bikaba byaratangajwe kuwa 20 Ukuboza 1960, nk'uko tubibwirwa muri make n'umwanditsi Kagame Alegisi. Ku byerekeranye n'ahazaza h'u Rwanda, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yafashe ibyemezo bikurikira. Icya mbere, kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano, ari byo byangombwa kugira ngo amatora y'abadepite agende neza, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye isabye ubutegetsi bw'Ababiligi gutanga imbabazi rusange, kandi nta kindi gisabwe, gukuraho ibihe bidasanzwe no gukora uko bushoboye bukorohereza abanyapolitiki bafunze bagafungurwa, ndetse bagakora ibikorwa byabo bya politiki mu bwisanzure no mu mahame ya demokarasi. Icya kabiri, inteko rusange yasabye ko Ububiligi butegura inama yaguye irimo abahagarariye amashyaka kandi ikazaba irimo intumwa z'umuryango w'abibumbye. Ibyo bikaba bitarenze ukwezi kwa Mutarama mbere y'uko amatora y'abadepite aba, kugira ngo ayo matora azaba abantu bayumvikanaho. Icya gatatu, inama rusange yasabye Ububiligi kwirinda gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare aho zitari ngombwa mu kubungabunga umutekano. Irya kane, yategetse ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gukurikirana ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi igizwe n'abantu 3, bakaziyongeraho indorerezi n'abandi bakozi bazashyirwaho n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Inteko yahise isaba iyo komisiyo guhitiza mu Rwanda no mu Burundi kugira ngo yikurikiranire imigendekere y'iyo nama yagombaga gutegura amatora no kureba uko ayo matora azagenda, ndetse no gutanga inama aho bibaye ngombwa, ndetse ikazatanga raporo izagezwa ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye itaha. Inteko rusange y'umuryango w'abibumbye kandi yategetse ko amatora y'abadepite yari ateganijwe kuba mu kwezi kwa mbere 1961 yasubikwa, itariki y'ayo matora ikazatangazwa mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye itaha. Ku bijyanye n'ikibazo cy'umwami Kigeli wari ufungishijwe ijisho mu Burundi, inama rusange y'umuryango w'abibumbye yababajwe no kubona ubutegetsi bw'Ababiligi bwaramwambuye ububasha bwe, isaba Ububiligi kumureka akagaruka mu gihugu agakomeza akazi ke k'ubwami, kugera ubwo abaturage aribo bazagaragaza ko bamushyigikiye cyangwa batamushaka. Yemeje ko hazaba amatora y'akamaramaka azategurwa umuryango w'abibumbye ubigizemo uruhare, ku bijyanye n'ubwami n'ahazaza h'umwami uriho ubu. Yasabye ko hategurwa inama mbere y'amatora aho amashyaka yose azaba ahagarariwe. Yasabye ko hakorwa amatora abaturage bakagaragaza ko bashyigikiye umwami cyangwa batamushyigikiye.
Ibi byemezo by'inama y'umuryango w'abibumbye byari bibangamiye ubutegetsi bwa gikoroni, akaba ariyo mpamvu bwagombaga gukora uko bushoboye bikaburizwamo, kuko aribwo bwariho ibintu bibera, kuko aribwo bwari aho ibintu bibera kuri terre, aribwo bwagombaga kubishyira mu bikorwa mu rwego rwo kwerekana ko bufite ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo byemezo. Ububiligi bwateguye inama mu bifashijwemo n'umuryango w'abibumbye, maze ibera ahitwa Ostende mu Bubiligi kuva tariki ya 7 kugeza ku ya 12 Mutarama 1961. Iyo nama ikaba yari ihuje abahagarariye amashyaka ya politiki yo mu Rwanda no mu Burundi. Kuri gahunda y'ibyo yagombaga kwiga hari ingingo eshatu. Iya mbere, ikibazo cya serivisi rusange. Iya kabiri, ikibazo cy'itariki y'amatora y'abadepite. Iya gatatu, ikibazo cy'ubwiyunge mu Rwanda. Ku byerekeye amatora, Parmehutu na Prosoma ndetse na guverinoma y'agateganyo ntibashakaga ko itariki y'amatora ihinduka. Naho ku bijyanye n'ikibazo cy'ubwiyunge ntibyari byoroshye ko abantu bari bananiwe kumvikana ku Gisenyi bakumvikana mu Bubiligi. Intumwa z'umuryango w'abibumbye muri iyo nama zitangazwa no kubona Ububiligi bwarateguye inama buzi neza imyanzuro izavamo, nk'uko tubibwirwa na Nkunda Bagenzi mu gitabo cye Komisiyo y'umuryango w'abibumbye yari muri iyo nama. Muri raporo yakoze nyuma y'iyo nama yagiraga iti: mu mitegekere y'abayiteguye, iya nama ari iyo kugaragaza ko abantu benshi bashyigikiye ko amatora y'abadepite yakwihutishwa mu Rwanda no mu Burundi mbere na mbere. Hanyuma ku birebana n'u Rwanda by'umwihariko, kuba barifuzaga ko umwami avaho burundu byashoboraga gutuma abantu batumvikana. Inama ya Ostende nayo rero irangira nta kigezeho nk'iyari yabereye ku Gisenyi. Icyakora nubwo abenshi batabyifuzaga, muri iyo nama byemejwe ko igihe cy'amatora y'abadepite cyigijweho bikazabanza gutegurwa neza. Icyakora nyuma y'iyo nama, Perezida yashyizeho itegeko nomero 02/2/16 yo kuwa 25 Mutarama 1961 ryahaga u Rwanda ubwisanzure bw'imbere mu gihugu, autonomie interne. Aho ibintu byari bigeze, byagaragaraga ko imishyikirano iyo ari yo yose yashoboraga kuba ntacyo yari kugeraho, kuko guverinoma y'agateganyo iyobowe na Parmehutu yari ihari ijambo mu rubuga rwa politiki. Ni muri urwo rwego n'ibyemezo byafatirwaga mu nama zabahuzaga n'abantu bo mu nzego zitandukanye. Ababiligi na Parmehutu batigeze bareka gahunda bari barateguye. Ihirikwa ry'ubutegetsi bwa cyami, kudeta, igitarama n'itegurwa rya kamarampaka.